Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe bakunze ibitabaza ry'amahanga, ndabashoje mu izina rya Yesu, n'abakunda Imana mwese ndabashoje mu izina rya Yesu. Amasaha nk'aya nongeye gutekereza kuganira namwe bitewe n'ibintu biriho bigaragara, abantu bariho bapfa urupfu rutunguranye. Uragira gutya ukumva umusore yikubise hasi arapfuye, uragira gutya ukumva inkumi yikubise hasi irapfuye. Abantu bariho barasubiranamo bibwira ngo ni amarozi, bibwira ngo ni ibiki, ariko ndashaka kubabwira ukuri kw'ibi bintu nshuti z'Imana. Hari igihe cyabayeho abakozi b'Imana baratuburira, abanyafurika icyo gihe bari mu Burayi. Umukozi w'Imana Kamanzi yarabivuze cyane ari mu Burayi, undi mudamu witwa Kararisa arabivuga cyane, hari n'abandi bagiye bavuga bati nyabuna nimwitondere izo nkingo bariho babakingira, zirimo uburozi abantu banga kumva. Rero nanjye maze iminsi nkora ubushakashatsi inshuti z'Imana, nimureke mbabwire ibintu ntabwo byoroshye, birakomeye, ariko igikuru ni uko twakwegera Imana. Kurogwa ko twararozwe, ariko inshuti z'Imana nimureke mbabwire twegere Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami, byibura nihagira n'ugenda azagenda azi n'iyajya basi. Rubyiruko mbakanguriye gushaka Imana. Uyu munsi murabona mugenzi wanyu atambutse, mukabirengaho, mukongera mukisubirira mu byo mwagenderagamo. Abenshi bari mu businzi, abenshi bari mu busambanyi, abenshi ntibitayeho kumva ijambo ry'Imana, ariko nabakanguriraga ngo mugarukiraho, mwiteho ku iherezo ryanyu, kuko ibintu byabaye bibi. Impamvu mbivuze, twagiye dusenga cyane ngo Trump atsinde, none Imana yabiduhaye, aratsinze. Gutsinda kwa Trump ni umugisha ku itorero, kuko Trump hari icyo Imana yamuvuzeho. Trump uriya Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye cyane, hari ibyo agiye gusohoza ku itorero ry'Imana. Rero Imana ishimwe, kuko ibi nabyo yabivuzeho cyane. Yarabivuze avuga bariya bene wabo b'abademokarate, ukuntu bariho bica abantu, ukuntu bohereje inkingo zo kwica abantu, kandi ntabwo ari Abafurika gusa babyoherejemo, n'iwabo barabibahaye. Abademokarate nta muntu n'umwe bakeneye kwabaho, bakeneye yuko hasigara abantu bake cyane, bazasigara batunze nk'abatunga amatungo, bazasigara ari ibikoresho byabo. Barashaka kugabanya abantu ku isi, bafite umubare bashaka uzasigara ku isi. Ibyo mubimenye yuko ari byo bagambiriye, bagambiriye kugabanya abantu, kandi ndababwiza ukuri ko babigezeho. Urebye ukuntu abantu bariho bapfa, harapfa umuntu muto bigasakuza cyane, bikamenyekana ko hapfuye abantu bariho bapfa, ariko abantu bakuze nabo bariho bapfa ni benshi cyane. Ibyo mugomba kubimenya. Umuntu ari kubita hasi agapfa, umusore ari kubita hasi agapfa, inkumi iri kubita hasi igapfa. Abantu ntabwo bazi ibiriho bibi ibyo ari byo. Nshuti z'Imana nimureke mbabwire, uko ni ukuri mbabwiye, n'igenzura nagize, kandi si jyewe jyenyine, baratuburiye kenshi twanga kumva. Turavuga ngo ntabwo twareka akazi, ngo ntabwo twareka kujya ku isoko, ngo ntabwo twareka kujya guhaha. Ni koko biragoye kuba wakwicara mu rugo uri umubyeyi ufite abana bakubaza ibyo kurya, ariko birababaje kuba nanone warashatse kubahahira none ukaba upfuye utabahahiye. Birababaje kuba uri umusore warashakaga ubuzima, wumva urangije kwiga, wumva ugomba gukora akazi ngo ubeho uzabesheho n'umuryango wawe, ukaba upfuye utabigezeho. Nshuti z'Imana nimureke mbabwire, tube maso cyane kuruta uko twigeze kuba maso.
n'ubu hari ibindi byari inyuma byari bigiye kuza, ariko hari kubw'Imana yabishyizeho uriya mugabo Trump. Birashoboka yuko Imana yaba yunamuye icumu, yabiduhaye agahenge gato k'imyaka 4 nako, niba baza bamuhaye agahenge batazamwica. Birashoboka ko bashobora no kumwica, ariko birashoboka yuko n'Imana yakomeza ikamurinda, ntawamenya ibizaba hanyuma. Ariko tugomba gukomera tukumva n'icyo yatubwiye. Yaratubwiye ati aba bantu bariho baratera abantu inshinge zo kubica, bakoze ibintu bibi byinshi byo kwica abantu, none barashaka no kujya bakuramo amada, abana b'inzirakarengane bagapfa, bageze no ku rwego rwo kuvuga ngo umwana navuka utamushaka umwice. Nshuti z'Imana, ni mube maso, ntimugendere kuri gahunda z'abariya bantu. Mube maso nshuti z'Imana, wumva icyo Imana ikubwira. Maze iminsi nkora ubushakashatsi, si n'ubushakashatsi nakoze, ahubwo nagiye numva ibintu biriho biba. Urabona umuntu yikubise hasi agapfa ntumenye uko byagenze. Abantu bahindutse amashanyarazi, inshuti y'Imana. Maze kubona abantu bagera muri 7 bahindutse amashanyarazi. Arakora kunza agafatwa, yakora ku ntebe agafatwa, yakwikoraho agafatwa, akagira gutya mu mwanya nk'uwo guhumbya, yazamura ukuboko kukagagara, yakora ku rugi agiye gukingura akagagara. Yewe hari benshi twaganiriye, no mu minsi ishize hari umuntu twaganiriye, umuntu wo muri famiye twaganiriye, arambwira ati iyo mfite stress, ati nsigaye ntaha numva mfite ubwoba, ati nkora ku rugi ngafatwa, najya gukingura umuryango ngafatwa. Ibaze umuntu agafatwa n'amashanyarazi. Abantu bahindutse amashanyarazi. Hariya mu Rugando hari umwana twaganiriye, ambwira ati iyo ngejeje nko mu masaha nkangahe, ngeze nko mu masaha 7 nabuze nk'umwanya wo kurya, ati icyo nkozeho cyose kiramfata. Arangije aranganirira, ambwira undi mwana nawe urwaye ibyo bintu byo gufatwa n'amashanyarazi, yagiye kwa muganga babura indwara, ntayo babona. Abantu babensitayemo ibintu, urabona ari amazi bagushyize mu mubiri, ariko agera mu mubiri akiyesitaramo ibintu bigana ku bwonko, bifatanya n'ubwonko, byarangiza bigakora sirikwi, umuntu akikubita hasi agapfa. Uwo mwana akora ku muntu, umuntu akikanga, tuwa mwana ibyo ni ibiki, kunkoraho ngafatwa ni ibiki. Yewe umwana wanjye w'umukobwa, hari umuntu wamukozeho gutya, agiye kumva yumva arafashwe, n'amashanyarazi kandi bikomeye cyane, ngo yumva arababaye. Ibyo rero nibyo biriho bimara abantu. Umuntu ari kubita hasi agapfa kuko agize sirikwi. Uriya mwana numvise bavuga yuko hari igihe ngo yigeze gufatirwa muri toilette, kandi ngo basanga yashanyaraye, amaboko arahagaze, amenyo yafatanye, baramutabara bamukurayo, icyo gihe ntiyapfa. Birashoboka ko byongeye kumubaho ubu ngubu, akabura gitabara agahita agendera bwo. Nshuti z'Imana, nimureke kuryana. Abana bato bararoga n'abapfiki, simbyumva. Birashoboka ko byabaho, ariko si kenshi abantu barogana gutya. Abantu bariho barapfa cyane mu buryo butunguranye, nta muntu ukirwara. Ugize Imana akarwara akajya mu bitaro ntabagipfuye, ariko abantu barapfa, ariko bitasa agapfa, mwavuganaga agapfa. Umuntu arakugenderera ajya ari wawe agapfira mu rugo rwawe. Byarabaye hari Ikibungo, umugabo yari agiye kureba abakozi bariho bahinga mu rugo, akavura kaguye, yugama gutya ku muturanyi, baricara baraganira, bagiye kujya gutya abona yikubise hasi arapfuye. Bari batangiye kuvuga ngo hari ibyo bamukoreyeho, ariko basanze ntabyo.
hari hamaze iminsi hari umukobwa basanze yapfuye. Aba bakobwa bamaze iminsi basanga bapfiriye mu buriri, abasore bamaze iminsi basanga bapfiriye mu buriri. Murabyumva? Ni ugusenga, ni mube maso, musenge, dusengere urubyiruko cyane cyane. Byaba byabaga no ku bantu bakuze byibura ntacyo byari bitwaye, ariko abana bagasigara bakabaho. None urubyiruko rurashize. Yo, birababaje inshuti z'Imana, birababaje. Ibyo ni mubimenye. Abantu barimo amashanyarazi niyo ariho arimbagura abantu, umuntu aragira sirikwa akikubita hasi agapfa, nta kindi abantu bariho bazira. Ibyo mubimenye, ahubwo musenge. Ni igihe cyo kwegera Imana kuruta uko wigeze kuyegera. Usenge wegera Imana, usome ijambo ry'Imana, rigukomeze, rigufate. Ushobora gusengera n'umubiri wawe, ugasenga ukoraho, ukuramo ibyo bintu bagushyizemo. Birashoboka ko Imana yabishiririza, nta kinanira. Ariko nimube maso, musenge. Abantu bose nimuhaguruke musenge. Nimusenge, twaratewe, imibiri yacu yaratewe. Nimusenge inshuti z'Imana. Abantu barabyanze babagira abasazi, ariko ntabwo bari abasazi. Hari ababibwiwe n'Imana barabyanga ntibajyayo. Ariko utaragiye ari mukuru, abana be bagiyeyo. Ni agahinda, ni umubabaro. Inshuti z'Imana, nimusenge. Nta kindi umuntu yakora atari ugusenga. Nimwegere Imana cyane kuruta uko mwigeze kuyegera. Ibihe turimo ni bibi. Ni ibihe bikakaye, ni ibihe bigoye. Ni ibihe ba nyiri isi bifatiye isi bashaka kuyibamo bonyine. Numva ngo bacukuye indake bagiye kuzajya babamo. Imitingito niza ku isi, ariko reka nkubwire, ngo naho uzajya mu gicu, naho uzajya mu nda y'isi, izagusangamo. Wowe utifuriza ko abandi babaho, ntaho uzihisha. Ijisho ry'Imana ntaho ritagera. Aho ariho hose uzajya izagusangamo. Bariya abantu bariho barimbura abantu izabasangayo. Muri ubwo buvumo izabasangayo. Nibatahindukira ngo bihane izabasangayo. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, Imana ibagirire neza. Ni ukuri ababyeyi dufite agahinda. Umubyeyi umaze iminsi uri ku kiriyo, ni ukuri amarira yawe natwe yatugezeho. Nubwo tutamuzi, twarebaga uko bimeze natwe tukarira. Turababaye twese. Ntawe unejejwe nuko umusore yikubita hasi agapfa, ntawe unejejwe nuko inkumi yikubita hasi igapfa. Ni ukuri birababaje. Dufite umubabaro w'urwo rubyiruko ruriho rugenda. Rubyiruko, mukanguke, musenge, muve mu moshya, muve mu bidafite umumaro, muve muri ubwo businzi, muve muri ubwo busambanyi, muve muri iyo minsi mikuru y'urudaca. Murarangariye mu bintu by'iminsi mikuru. Kagera gutyo urubyiruko kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru, kamara iminsi utaragaruka mu rugo. Umubyeyi wawe ahangayitse, yibaza uko uriho. Rubyiruko, nimureke kubabaza ababyeyi. Nimuhindukire, musenge Imana. Nimuhindukire, mushake mu maso h'Imana. Ahari Imana yabarengera, ahari Imana yabarwanirira. Ariko nimuhindukire rwose. Kandi ntuzataha, azataha ariko atashye, agiye mu kiganza cy'Imana, atagiye mu maboko ya shitani. Imana ibarinde, Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze. Ababuze ababo, Imana ibakomeze. Nta wundi waguhumuriza mama, nta wundi waguhumuriza wa mubyeyi watari Imana. Umuntu arakubwira ati komera, kandi nawe yashize.
ariko Imana niyo yagusanga ikaguhumuriza, Imana niyo yagusanga ikagukomeza, ikakwereka yuko uwo wabuze muzongera kubonana. Niba atashye atunganye, niba atashye atunganiye Imana, muzongera muhure. Icyo nicyo gikuru, nicyo umuntu akwiye guharanira. Naho ubundi ino si iwacu, ino turi ku icumbi. Ni nayo mpamvu usanga umuntu afite ubutaka, ariko wajya kureba ugasanga ngo urakodesheje. Turakodesheje koko, turakodesheje. Ino si iwacu, hari aho tuzaba mirere na mirere. Aho niho dukwiye guharanira, aho niho dukwiye gushaka, aho niho dukwiye guhangayikira ku manywa na nijoro, ugatekereza se aha hantu nzahagera. Kandi biroroshye ni ukwakira Yesu nk'umucunguzi, ukamenya ko yakugiriye ubuntu, ukamenya ko yagucunguye, ukamenya yuko numuhindukirira uzabana nawe. Iyi si ni iy'akanya gato. Urubyiruko nirwo rujya ruvuga ngo nta myaka 100, naho 100 wayimara, ariko ni agatonyanga mu nyanja k'igihe tuzamara na n'Imana yacu. Tuzabana nayo mirere na mirere. Abo yacunguye bazabana nayo mirere na mirere. Tuzabaho tudafite agahinda, tuzabaho tutakivuga ngo twapfushije, tuzabaho tutakivuga ngo turarwaye, tuzabaho tutakivuga ngo turashonje, tuzabaho tutakivuga ngo twambaye ubusa, tuzabaho tutakivuga ngo nta nzu dufite, tuzabaho tutakivuga ibibabaje by'iyi si. Bizaba birangiye. Nimureke duharanire gushaka aho hantu, nimureke duharanire gushaka aho hantu. Aho hantu niho dukwiye gushaka. Amafaranga urayashaka ukayasiga, ubutunzi urabushaka ukabusiga, nta na kimwe ujyana, ariko agakiza ujyana nako, ukabana nako mirere na mirere. Nshuti z'Imana, batunzi b'iyi si, nimuhindukirire Imana. Bakeneye iyi si, nimuhindukirire Imana, kugira ngo tuzabe aho wa mwanzi atazabasha kugera, tuzabe aho wa mwanzi atazabasha kongera kutujomba ishinge, tuzabe aho wa mwanzi atazavuga ngo ngiye kubicisha amashanyarazi. Aho niho dukwiye guharanira. Ndakwifuriza kugerayo, ndakwifuriza guharanira kuzabayo. Ni heza, jyewe naraharungurutse, ni heza cyane. Ni ahantu iyo uri mu nzira ujyayo uba wumva ubwiza bw'Imana, uba wumva umunezero utigeze wumva kuri iyi si. Ni heza cyane. Ubwo ni ubuhamya nzabaha ikindi gihe. Sinageze nagarukiye mu nzira, ariko iyo nzira yari inzira nziza, yari inzira irimo umunezero, yari inzira ubona irabagirana, yari inzira iryoshye ntigeze kumva kuri iyi si. Rero nabakumbuza kugira ngo aho hantu tuhashake, aho hantu tuzagereyo. Nshuti z'Imana, nakwifuriza kuzagerayo, nakwifuriza kuzabayo. Nzi neza yuko umuntu ariho agiye, nakumva nezerewe kuko azaba hagiye heza. Muhumure, ijuru rirahari, murikorere, ijuru rirahari, kandi kurikorera ni ugukizwa. Ntabwo ari imirimo myinshi nk'uko babibabwira, nta murimo waguhesha ijuru. Oya, ijuru ni agakiza, imirimo ikaza hanyuma. Imirimo y'abera izibukwa, ariko iyo mirimo ni iy'abera. Imirimo myiza wakabaye uyikora ari uko ukijijwe. Imirimo ukora ntaho ufite uyandikisha nta kimaze, ariko iyo ukora ufite aho uyandikisha ni sawa, kuko n'imirimo izabara. Imirimo y'abera izibukwa, imirimo y'abera izibukwa, imirimo y'abera izibukwa, imirimo y'abera izibukwa, imirimo y'abera izibukwa. Ntabwo nzi kuririmba, ariko ndabikunda. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, ibiteho kandi barengere, ibakomeze,
barwanire kandi baneshereze muri byose. Icyubahiro kibi cy'Imana. Imana ibarinde. Bayi bayi.